Deri umva nkubwire ratangiye ikintu ndi kubwira woruga. Izina rya Yesu. Nasoni. Nundi munsi muko. Ego mana ariko si. Ngubise ku bintu byanjye we. Bikubitaho bicurere mite nayi wacu. Suwe mana uzikutumye nkubitaho ikintu zino kuntu uza ibyo bintu bikubiseho urumva nibizongere kubyuka cyangwa bikava unata nayi wacu. Cyo uzakimenya. Bunise kuki mubyuka mushyiraho kamera mu none se ubundi wowe uje wirukanka wambara ubusa asanga nawe hari ibintu byanjye ukizemo iyo urutwe ndamubaze baby hano haba hari abantu urumva wowe ubyuka uri kwibaranza ubize kuri twa tuboro tubiri none ndumva biri kurya bya danje ave man bisereka ndababaye bya danje mubiseho byataye zana nguhire akoreka nkubaza ikibazo ntumbeshye sibyo Baza nyine ngiye nditeguye kugusubiza. Nkubu. Bibaye ngombwa. Umbwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri rwose. Bibaye ngombwa ko nkora nk'impanuka nubwo nabyifuje mu izina rya Yesu birakandenge. Toka shitani birakandenge. Bibaye ngombwa ko nkora impanuka. Nkacika nk'igitsina. Yesu Kristo. Nguki? Usibye kuba ari mama wawe wenyine wagukunda akakwitaho nk'umwana yabyaye shana nundi mukobwa wagukunda ahoro ari amagambo y'umugabo none se nukuri ko Imana nago ngubeshya baby tuvugisha ukuri sibyo icyo kibazo tuzakibaze n'abantu ibyo tubireke ariko nyirigita mba nyine ngobagera mbaza ngo ngufite ayaye makuru n'abantu bari kutureba nta kintu nshaka kubona nk'itariki 19 meze gutya buretse gato umva cicika wumve nzaba meze gutya ubwo ni itariki zingahe 19 z'ukwa kangahe z'ukwa gatatu ari nawo umwaka navutsemo ariko ibi bintu ni byiza ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe ngewe igisubizo Maxime yego maze kumva icyo amategeko Repubulika y'u Rwanda ategeka abashyingiranwe zikwabizi nemeye nagahato ko wowe umubyeyi Jose umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka uzikwaje nabyo ndashane reka mbe nguteguje hakiri kare ninge nzagukotoza cyangwa ntawe uzavuge nka nuza ngo nemeye kugahato ko njyana na igisubizo Maxime ariko mana uraturengeye ugukubuya pe baby turebe ukuntu wanyimye abantu bajya banyita umusazi turebe ukuntu wanyimye ibintu nukuri kumana kandi nugire ngo byambabaje mwabantu mwe urubyiruko tungana nubwo mujya mundeba mukavuga ngo Derike ngo buriya ni gute ngo yashatse angana kuriya je suis comparatif de vérité de moi Allah je suis ngomba gushaka ngiye guko ama main ubundi mpamvu mwege mudashaka why are you gay why are you gay aba batipe banga gushaka ndabakemanga abandi bababona uri umwana undi niwe mugabo nifuza udakura vumbuka ngo ejo azabe yabaye igisaza ako mani izi ntebe ntago tuzikoresha akazi zazane ngaho da urajya ngo tuzikoreshe ariko n'undi umuntu agira gutya agashyiraho akaguru yesu bibishorije urumva impamvu nyamukuru yatumye mvuga ko tutagomba gukora ibintu kugeza dukoze umurenge ako bebe ukwezi kose usigaye banga kandi ubu nigiriye ahandi wababara ko mvuga kujya handitse umugani mu kinyarwanda ngo nushaka kureba umujinya wa nyoko uzagira inuza yasa iki zakamate hasi uzabibona iki yiborere yivuge ave ndashaka kurira joro ko nzaba ngushaka ngufitiye ubwuzu none se bebe reka nkubaze buretse ceceka banze nkubaze nereka banze nkubaze ujye kumera nk'ikiganiro nabonye kuri TikTok umukobwa ngari kuvuga ukuntu yatanze ibintu Yesu we
ariko dusigajemo icyumweru kimwe uyu minsi yinduka buri kuma byaba ari byiza ariko nunubara ndetse buriya ikintu cyo ugomba kumenya abagabo rata dufite akageso kabi nese ubuko nabayisugi buretse nkakubwira dufite ukuntu kugira ngo twiyapudetinge bibanza kubanza gufata kandi mbere se kutatinda byihorere menye yuko turi mu ubu turi fiancé rero nari kuba ngiye nkajya kuba handi nawe ukaburi hano kujya dufiance neza tujye turara tuvugana kuri koro urabizi neza ko iyo koro nta wundi muntu wari kuzajya bari inyuma ese uracyashaka gutereta undi mukobwa tuvugisha ukuri nabyo bimbwire mbimenye nshobora kudashaka umutereta iki kintu kigashaka umutereta ntabwo ari byo nimba ari byo n'ubundi ubw'icyo kintu kizajya kikujyana n'indi minsi ukuntu bivugishwa urumva nzamuhamagara hi baby wahamutse wariye umeze bien ndagukumbuye reka ye ndumva nkumbuye kisi udukisi twe kuri fone shabi bina nateretanye kuri telefone urumva so hari ibintu umuntu aba agomba kugenza gake gake kugira ngo ku munsi w'ubukwe aba afite akabaraga ako reka nkubaze muri iyi minsi bitewe n'ibihano nagutayemo iyo nza kuba ndi gusohoka nkajya nko hanze ariko uvuga ko nguca inyuma shana ariko bivuga oya ni ukuri urabizi ko ndi umwana mwiza ibyo bintu bidashoboka nibyo rero nibwiriraga abantu twari tugiye duse nk'abari kuvugana kuri fone numva ukuntu wari kuzajya ubivuga ayo mahirwe nayo twabonye ayo mahirwe warayabuze niko none ngereka ngo bebe we nubwo byari gukunda uko ukunda umuntu ugwamagara buri gihe twagiye urumva none ngewe kandi iyo umuntu nkunda muhamagara every day twagiye hey babe hey wirute meze neza bebe bebe ndagukumbuye nanjye ndagukumbuye cyane nkumbuye kuguha kisi y'ikibuno nkumbuye kuguhobera oya ati wajya uba romantike mbese uko simbaye romantike isi y'ikibuno se ngenda ajya kuguha kisi urabizi ko ikibizo nkunda ari icyo kunyo kurusha ibindi bibizo nawe ndaguha ikibizo cyo kukibuno we imbere ngiye nkunda kugitanga kutari wakima ugiha abandi hena nkwereke oya uzakima abantu nambaye ubusa buri none se urumva tujye koga nyine nkahita nkubwira haguruka tujye kogana bebe wariye haguruka tujye kogana nkwereke utuntu ngukorera oya shakire ku mazi hari utuntu bita jigi ako uzi ko ibintu bya jigi kera hari ahantu wakoraga bakora abayinde bakunda kuvuga ngo jigi none nawe byakugiyemo ngo jigi ntabwo bavuga jigi numvise itegeko oruga numvise itegeko ngo ubu ngubu ngo wemere gukubita umugore wishakiye oya bebe ntabwo itegeko mu Rwanda nyine ntabwo ngewe byemerewe ariko numvise Rocky niwe bivuze ndaza kukakumva Rocky arabeshya ngo wemere gukubita umugore wawe ngo ikintu cyonyine utemerewe ntumuvushe igisebe ngo nukore ikintu cyatuma bigaragara ariko wemerewe kumukubita cyo nacyumvise nanjye warankubise ejo bundi urushyi hano ako kantu umenye ko iyo ukavuze amategeko kandi kahara oya wari uri kwikinira kubigize imikino ndetse ntabwo wamubise ko ari ikosa nkoze kubigize imikino nyuma yo kumva amategeko ako kantu uvuze umenye ko ahise akanota mu mategeko niba natwigisha ko akunda bari kwigisha abantu bagiye kuzamura akaboko bakavugamo ngo umugabo asigaye akubita umugore nzahita mvuga ati icyo ntabwo nyemera uyu umugore ngo yemerewe gukubitwa niyo makuru mfite njya kuza umugore iyo umugabo amukubise rimwe ahora amukubita wagira ngo aho uzundi kagubwire nkukubise wansubiza shawe wamena nagusubiza karuko okay nta umva ngo ubwize ukuri kuko bajya bavuga ngo nazibanye zidakomanya amahembe nimba no gukomanya amahembe bebe ibuka kera tukibana nyine hadashize igihe kinini tubana hari akantu navuze nzi yuko ari n'akantu katarenze nzi ko ari joke yesuwe karakurakaza ko ubu uvuye ku buriri ubu ugiye hasi kuri tapi ndavuga ati none ibintu birakaze mwakabyaranywe nagukoraho neza ukenda kunkubita ati urumva ugomba kumenya ko ako reka mubwire nujya uza tugiye koga jya umbabayiruze uhita ugira gutya mwana we yesu usigaye undusha amabuno bebe
ni ukuri ko Imana wabyibushye amabuno usigaye ndusha amabuno. Uratinda kuza muri dushe umenye ngo urasanga byazimye. Banzima akabezo kutama. Urasanga byazimye. Ibiki ariko wowe ubwo bishyushye. Umenye ngo ari ukuntu bishyushye kimanuka no hasi ngo pa. Bishyushye wowe ndaje. Hanguka. Ako narumiye mukobwa uri mubiki. Ako narumiwe se senti warasaze. Usigaza kutwumviriza turi kuganira. Ego. Uratangiye. Uratangiye. Reba ibyokeri byabize reba yewe. Ubu ngubu nagusigaza no kutwumviriza ukaza inyuma y'urugi. Senti yakutavuga ruri mu bicyana. Nani so n'ubufite. Yego ye. Cyakoze urashyushye muko. Rero nimba ari ibingibi utangiye ngiye ntago bizashoboka muri uru rugo. Se orereka mubazi. Umbazi iki? Ngenda abandi kuganira n'umugabo wawe. Mukora. Muzi ko mutaba mwenyine hano. Muba mwumva yuko abandi atari abantu. Wazagiye gushaka umugabo. Wazagiye gushaka umugabo nimba ubikeneye. Urambangamiye mu buzima. Sente ntabwo bino bintu byakunda. Nimba nangiye kujya nganira n'umugabo wanjye ukaza hano kuri firigo ukatwumviriza. Ejo nibwo uzaza no ku rugi ukajya wumviriza. Urabona bino bintu byakunda? Oya, ugomba kuva hano ukagenda. Nje ntabwo byakunda. Ejo nazanasohoka ngo ngende usigare wishinza ku mugabo wanjye. Uri umuntu? Ibiki? Abijuru iki se abijuru ari wabana za kutwumviriza n'umunsi. Abantu bari no kuganira. Ubwo se bari mu bindi bikorwa byaba bimeze utera. Byaba bimeze ute? Iyo mico ntago ari myiza. Se bundi woba utindura. Nari ndimo ndaganiriza Senti ya. Deri umva mubwire ratangiye ikintu ndi kubwira woruga. Izina rya Yesu. Nasoni. Nundi munsi muko nuzongere kunkorera ku mugabo. Nonese kunkora harandi. Guki? Wowe ndabona arabwira na Derek ibyo nanjye kumubwira ukaza nkubita ubundi wo bite. Ziba. Rata Deri reba ngiye urugamana jya bangama pe nureba ukuntu bari kumubita. Ibi ngibi ntago ari we wabizanye muri urugo. Dore icyo bitangiye. Manu wagire ku mutima. Uyu mugore umusore nduzi ko ari umugore mugenzi wawe. Umusore hano ntago mushaka hano. Ese reka nkubaze. Bite byawe ubundi? Aragufata wo mu maso yanjye nta n'isoni. Urambwira ngo umusore se ntabwo yari inshuti yawe. Niba ari inshuti yanjye, kuba inshuti yanjye ni kimwe no kuza kwifatishwaho n'ikindi. Ntuzongere kunkorera ku mugabo. Ntuzongere kunkorera ku mugabo. Deri nyine kintu nandi kumubwira. Ubundi wako nta kintu ububivugaho. Vuga iki? Ngiye ko wacecetse ntago ngiye bino cyangwa mujya mwihererana nagiye. None se ko nje ukubita umuntu nzi habaye. Hano habaye. Aragukora mu biki aragukora. Ibyo nibyo mujijije. Tego ye ariko cyakoze urifata ugakubita mugenzi wawe. Baby nawe mbabarureke kundakaza. Se tushobora gusoka muri uru rugo nawe uri kubyumva none mbivuze uri no kubyumva. Kubimbwira ariko uyu si inshuti yawe ngibyo kubinza. Si wowe wamuzanye hano. Ngaho rero. Ngiye mfite uburenganzira bwo kubwira umuntu ngo naze muri iyi nzabe hano cyangwa ni wowe ubufite. Ngiye ntago byakunda bino. Uzi ko utazongera kumbwira ngo hari umuntu uje hano. Ntabwo ari we waje kubinyibwirira. None utangiye gushwana nawe. Mupfiki. Ngo bankubitiye iki ko. Ndabizi se mushwani. Umugize. Urarira nushaka urirurire n'amaraso. Nyine nubibonye se. N'ubundi yashakaga no kunkubita n'ubundi. Genda kubaza umuhoyi. Nuko utangiye. Umuhoyi iki se? Uzi ibintu utanze uyu mukobwa arimo. None uvuga ukuntu kare kwivugishwa urandeba iki? Narindi mu bikize. Deri nagusanze amagaza. Ubu uri kubona ari kintu mumbonana. Ngiye ari kintu nkoze.
ariko baby bino bintu kubera iki nta kintu ujye ubivugaho kandi ni wowe unsuzuguza erega sinzi icyabaye nimba utanshaka nigendera aho kugira ngo njyewe uze nkubita njyewe reka nkubwire Cynthia twari turi kugana ariko utwumviriza nje nsanga yegamye hano yahumirije yasohoye ururimi ari kwikorakora umubiri wose urumva ese kwikorakora niyakoraga ku mubiri we uramushyigikiye rero ndamushyigikiye none se kuba yari yasinzira nicyo kibazo uri kuvuga ubu ushyigikiye ko umuntu yatwumvirije ibiganiro byose twagize akajya akabifiringa akasama akikoraho akimanuka agasohora ibirimi nibyo ushyigikiye nese nibyo wamusanzemo nibyo musanzemo nyine aha ngaha arabeshya mbabwiza ukuri ngenda kubeshyera kanjye mbareka va mu nzira nawe baby vaye hano ukemure kino kibazo ntabwo byakunda ntukajya unjyana gutyo wipeti yawe arasohoka muri uru rugo natarusohokamo ngenda rusohokamo b'umugore we w'inseke gutumye mwita peti yangu wakicucu ntukansekere maze uzajya muserera mwana yanjye urabonye ndagenda ko shabebi ngereka nkubwe ntabwo bino bintu byakunda utangiye no kunyita peti yanga imbere y'uyu mukobwa ngo bagire ngo ngese ko nkubise ubonye urushya nkubise ngende peti yangu kandi ubu ngubu ari ngiye nkavuga ngo peti waba uvuga ngo waraka winsekera mani ibyo byo birancitse biri seri ariko ko mbona uri guseka nkaho hari ikintu ugikorana na Cynthia asha mwana niba ugitekereza ibyo biboro ufite ikibazo nese ko mbona ibyo nkubwiye yakoze bitaguhangayikisha none se ufite ibimenyetso ngo wasanze nasohora ururimi wagiye kakunsuzugura singajye mvuga ngo usubiremo ngamwereke video singajye mvuga ngo uvuge nanjye ngewe naye nanakubashye ariko ubise ngewe nta nubwo muri mu biki ntabwo nanabyemera turi mu biki se ko nta kintu uri kubikoraho kugira ngo ngewe biki nkora nge byanyumira ngira nigire mu byanjye bamunze nawe musigaye musambana sambaye n'imense wacu vayo hano ngo gende ikibuno baby vayo hano umbwira ukuntu gende ikibuno njyewe uri kuvuga ngo nta kibuno ugira ko numva uri ku ako deri reka nkubwire rata ngiye ubundi wowe wagiye utoza nk'abandi ariko deri reka nkubwire rata ubundi nkubise nabimubwire reka nkabanza nkabirangiza deri uva nkubwire urongeye sorry nawe rwose wagira ngo shira uriya mugore waduha ibipome bipfuye akabagabo b'abanyamanyanga mubaho ubu rero ikibazo cya Cynthia uri kukirengagiza ukazana amapome ukazana abantu utavuga ngo ni ibindi imazemo igihe kingana iki se n'imbara zizanye n'uzirya uzi yuko zitazaboreramo buriya igihe nabimusubirishayo byikorera ubisubizeyo n'uyu mugore wawe musigaye muryamana ureke kunzanaho ibyo ngibyo bebe uragiye nta kintu bivuzeho bino bintu uragiye nta kintu bivuzeho bino bintu ngiye ntabwo byakunda genda uzinga imyenda yawe ngenze wayizinze uhita ugenda umvire hano niyumva gukeneye agukurikira nta n'isoni muzajya mwirirwa mutesha umuntu umutwe abarere nk'aho yababyaye nimurangiza mujye no gutwara umugabo w'umuntu nta n'isoni nawe mbabarira cyane none se ubu ntabwo wanze kubivugaho ntabwo unsuzuguje iriya nkobwa ntukanzane mu matiku y'abagore ariko amatiku kubera icyo umuntu akubwira ikibazo kiri mu rugo rwawe ntugikemure sawa rero kabone waranyimye ngo uri kwitegura ubukwe kumbi wirirwa uri kumwe n'iriya nshoreke ngiye ntabwo bino bintu bizakunda nushaka naramwizane se naramuzanye ngo mujye muryamana nta n'isonere uri kubivugisha amatama abiri niyo uvuga ngo kuryamana ijambo kuryamana uzi inshinga bivaho kuki nyine kuki nta kintu uvuze se kuki nta kintu uvuze kigize ahubwo ukazajya unuka ngo ndi peti ngo ndi ikibuno nta n'isoni we kuki nta n'ikintu kiba umubwiye kuki utanamukubise ugira amahirwe agira ikibuno urakoze kujya uhora unsuzuguza abantu bose baje mvana imbere ibyo ngibyo ntabwo mbikeneye mbimvana imbere urandeba iki uzajya unsuzuguza za kabwera zose uba warazanye ahangaha ngenda umugore utagira ijambo mu rugo rwanjye nabijura azataha iwabo none dusigaremo ngiye nawe hano twenyine ndakiyoka atarakaranyije n'abantu ntabwo ujya ubamuzima ndakubwiye ngo asohokane nabijuru bagende iyo umuntu yubashye ubundi umuntu umwe kwaba hano birangira n'abandi bantu bose baje nta n'isoni ubundi ngewe ngomba gufasha abo muvukana n'abo nazi iyo bavuye ntabwo byakunda ahita tombe tureba aho urangiriza ubyumve n'ubyumve ni akazi kawe uru rugo n'urwanjye nawe tugomba kurubamo hano twenyine n'abana bacu
nabyo kumbwira ngo urango turavukana ngo ndamuzanye, nabyo kumbwira ngo urango dufite icyo dupfana ngo aje hano Maroka nigendera. Ibyo nanzuye ngiye nabyanzuye barasohoka aba hano bose kandi utagira ngo nubwo narakaye ngo ugire ngo ibyo twari dupanze gukora n'ubundi turabikora. Ibikiza Nese nakwaye tugiye kogana. Ngiye nogana nawe uri kunuka. Nagututse icye gitutse se naga ari wonutse ngo ndi peti ngo ndi kibuno. Ubumva ibihano ngiye kuzajya nguhanisha none ndakaza. Uretse nyine bigusobanura. Uretse ngusobanura. Ibyo urabimbwira tuvuye muri douche bawitonda. Uretse nyine uzajya undakaza. Wenda nkababara cyane umutima wanjye ukarakara cyane. Uzajya umara icyumweru na uncence nkozeho nivumbure ndyame mu ntebe nubwo nta mugabo wivumbura. Nundakaza cyane cyane umujinya ukanyica cyane cyane. Uzi icyo nzajya mukorera? Nzajya nanga kurya. Oya ho ninjye waba wihimye. Nese ubu ndakurakaje ngo bose ntabwo nakurakaje. Nese ndakurakaje bebe ntabwo nkurakaje nari bibasa bijura araguma hano ariko wihamagara nge ko sinjye ushaka abwira hariya hasi ndabizi kari nese hasi hakwizana utahazanye vayo ariko bebe mbamubwira egera hano nyine ukesha rero nawe ushaka ko ase bebe mwari we wanerese ninjye yo gutereta vayo hano vayo ariko nyegera ariko ngubaze bajya bavuga ngo abagabo makugapome ma bebe wa mine bajya bavuga ngo abagabo ngo nibo basaba ibintu nibo koko uretse nyine bwiza ukuri abantu nibo cyangwa muratubeshya none se abagabo bose ni kimwe cy'abagore bose ni kimwe cy'abagore ahubwo ubwo wanjye waratandukanye uwa wakora iki ubagiye kumbeshyira ngo nsaba ibintu mana yari byo mvuze nagusaba ibintu manitse amaboko mu buzima bwanjye hari ikintu mwumvise kiva mu munwa wanjye hari ikintu mwumvise kiva mu munwa wanjye kubibwira abantu ubundi kari ngiye nawe vayo hano urumva ariko mana wewe waremye imbuto wamayeho bebe pome yose urayimaze utampaye kandi uburaho ukambwira ngo nyine ntamika nshaka ko ntamika umugomesha mbara icyo nakubwiraga uyu mwaka bawita ngo iki kubise uruye mbembere warwagire puragira ngo zinsiga wowe uyu mwaka uzagira amezi 12 ngo 12 uzagira amezi 17 ako jya unyegera ubundi uyu mugabo va hano cyangwa azajye mwegereza ku ngufu apetezi kujya ugira ngo ngende ase wowe nonongesha bebe byo ngareba ukuntu akunyita peti kandi bebe bisubiyemo iyindi turo nzakwite peti marumva karyoshye reka manze ngubwira ikindi kintu bebe tuzava mu murenge ukongera kumamagara oruga tuzarwana ngo kubita imyuko uvuze ngo iki subiramo twumva nzagukubita umwuko nituva mu murenge ukongera kunyita oruga uretse gato ntawe ndi kumva neza wavuze nzagira ute nzagukubita umwuko nituva mu murenge ukongera kunyita oruga kandi arakubwiye ngo hari igihe uzajya mu murenge ukitegereza ugira ngo ndi kukubeshya imaze ngiye gutegereza ngakubura neza ubundi reka nkubwire bebe n'imbere y'imana ngiye nkabutegereza ngakubura ni ukuri kw'imana reka nkubwire senga imana rero oya imana se ko nyizera ndetse urabyizeye kundi nzaza ntabwo we wabishobora imana se ko ari igukoresha